uyu niwe mbarutse yatumye Balthazar afungwa. Ubundi mu gihugu cya Guinea umugabo kuba yarongora abagore barenze babiri ni ibintu bisanzwe, ariyo mpamvu mu byaha byose Balthazar akurikiranyweho nta cyaha cyo gusambana n'abagore batarabe kirimo. Ubundi uyu mugore ni mwishywa wa minisitiri w'ubutabera bwana Sergio Abesotomo, ndetse umugabo w'uyu mugore akaba ari umusirikare ukomeye. Si ibyo gusa kuko uyu mugore nawe ubwe yakoze muri minisiteri y'itumanaho. Amakuru avuga ko Balthazar yagiranye umubano n'uyu mugore, ariko ngo leta yari yamaze kuba yamutahura ndetse amaze kumenya ko Balthazar afitanye umubano n'abandi bayobozi bakomeye mu kunyereza amafaranga rwihishwa, amafaranga y'igihugu. Nuko ngo leta yasiteze uyu mugore Balthazar ngo amuneke. Uyu mugore mu gihe kingana n'amezi 7 mu rukundo rw'uburyarya na Balthazar ngo yari amaze kumenya amabanga menshi kuri we, abo anyuza amafaranga ndetse n'izindi konti z'ibanga ze akoresha kugira ngo abitse amafaranga. Uyu mugore ntabwo yigeze aryama na Balthazar gusa, yoherezaga amafoto yambaye ubusa Balthazar. Nyuma yo gukusanya ibimenyetso uyu mugore yahise arega Balthazar atabwa muri yombi. Muri video 400 basanze muri laptop ya Balthazar, video 27 zonyine nizo bashyize hanze kandi byakozwe na leta. Impamvu babikoze ni uko abagabo babo bagore basanze bafite aho bahuriye na Balthazar mu kunyereza amafaranga, nibo video zabo zashyizwe hanze. Mu kuburana Balthazar yavuze ko amafaranga ashinjwa kunyereza atariyo, ko amafaranga basanganye mushiki wa minisitiri w'inganda ari musaza we ubwe wayibaga, ahubwo ko bashatse kuyimugerekaho, ndetse anavuga ko afite ibimenyetso simusiga bigaragaza ko nta mafaranga uyu mugabo ngo yigeze yiba, ko amafaranga yibwe n'abayobozi bakomeye, ahubwo ko we bakamugira igitambo kugira ngo bayimwegekeho. Bamwe mu basirikare bakomeye n'abayobozi bakimara kwinjira muri laptop ya Balthazar bagasangamo video z'abagore babo, batangiye gushaka uburyo bacukumbura ngo bamenye ukuri kwihisha inyuma. Nibwo baje gusanga Balthazar afitanye umubano n'abandi bayobozi batazwi mu kunyereza amafaranga y'igihugu. Bigira inama ko bagiye gufata video zabo bagore babo bagabo bari kumwe na Balthazar mu kunyereza umutungo w'igihugu, akaba arizo bashyira hanze. Nuko byagenze bashyira hanze video 27 muri video 400, izindi zirimo abagore babo, iza mushiki wa perezida w'igihugu, iza mubyara wa perezida w'igihugu, iz'abasirikare bakomeye, abaminisitiri n'abandi benshi batandukanye, n'iz'abapasiteri n'abaganga. Ntabwo zigeze zigera hanze. Bahise bazimya laptop barayimena, video zibura gutyo. Ni ukuvuga ngo Balthazar we yireguye avuga ko ari akagambane kubera ko video hafi ya zose ntabwo zigaragara kuko ba nyir'ubwite barazihishe. Bashyira hanze video nkeya, barangije basibya Balthazar niko kumuta muri yombi. Ntabwo zino video 400 Balthazar ashinjwa ari we wazishyize hanze, ni video zakizwe hanze n'abasirikare ubwabo ndetse n'ubuyobozi bw'igihugu babigizemo uruhare. Balthazar ibyaha aregwa ntabwo kuryamana n'abagore benshi cyangwa se abantu bakomeye birimo, kubera ko mu gihugu cya Guinea ni igihugu gituwe n'abaturage bakeya, ni igihugu gituwe na 1,900,000 byonyine, ni igihugu kiruta u Rwanda mu buso ariko ntabwo ari cyane. Niyo mpamvu Balthazar ibyaha aregwa nibyo kunyereza umutungo w'igihugu ndetse no gukoresha nabi umutungo w'igihugu ndetse no kubika amabanga y'igihugu mu bantu batabifitiye ububasha, aho yagiye abitsa amafaranga ndetse n'amabanga y'igihugu abantu nk'aba ngaba b'abana bakiri bato ku myaka 28 yonyine. Balthazar kandi yavuze ko umugore wiyahuye akimara kumenya ko video zagiye hanze. Balthazar yavuze ko uriya mugore atakuyahura akora ko video zagiye hanze, avuga ko ahubwo yaba yarishwe cyangwa se agahabwa ibintu bituma apfa, kubera ko ngo uriya mugore ubwe niwe amwisabiye ko bafata video kugira ngo azibuke ibihe byizajyanye na Balthazar, kuko ngo uriya mugore amubwiye ko umugabo we atamubonera umwanya wo kumushimisha, ngo bityo ko umubano we na Balthazar wamushimishije cyane kandi ko yifuza ko ibihe byiza bagiranye atazabyibagirwa, ngo bityo ngo fata video. Bityo Balthazar akavuga ko nta mpamvu nimwe ari gutuma uriya mugore yiyahura, kubera ko ngo yafashwe video kandi uriya mugore wari we wisabiye Balthazar ko ziriya video zafatwa. Akavuga ko uriya mugore ashobora kuba yarishwe, bityo ko bakora ubucukumbuzi bwihariye bakareba icyishe uriya mugore. Balthazar akavuga ko urupfu rw'uriya mugore batakarumushyize ku mutwe kuko ngo ntabwo ari we nyirabayazana, ahubwo ushobora gusanga yarishwe n'umugabo we yirinda ko yaseba, dore ko Balthazar yavuze ko ngo umugabo w'uriya mugore ari umuyobozi ukomeye cyane kandi utinyitse mu gihugu. Bityo Balthazar akavuga ko ari imwe mu mpamvu zatumye ngo uriya mugore yicwa kugira ngo umugabo asigasire icyubahiro cye. Balthazar yavuze ko ubuzima bwe budahagaze neza, ko yifuza kuba yaburanira mu ruhame, dore ko ngo kubanira mu muhezo bishobora kuzatuma ngo ibimenyetso afite byose bisibanganywa cyangwa se ukuri kwe no kugera hanze.
yavuze ko yiteguye kuba yahangana bita ko bakomeye, we akavuga ko azagaragaza ukuri kose ko amafaranga ashinjwa mu kunyereza atigeze ayiba, akavuga ko amafaranga yariwe n'abayobozi bakuru bagashaka kuyimushyiraho kandi we yari umuntu usanzwe nubwo yakoraga muri banki nkuru y'igihugu. Balthazar kandi yavuze ko abagore ashinjwa kurongora cyangwa se kuryama nabo bakavuga ko ari abagore 200, yavuze ko atari 200 ahubwo avuga ko abo yibuka ari abagore 80 bonyine. Avuga ko imibare yongerewe kugira ngo basabye izina rye ndetse no kugira ngo bongere ibyaha ku byo ashinjwa. Ibi byose Balthazar akaba yaragiye abyigarama akavuga ko ntaho ahuriye nabyo. Balthazar kandi avuga kuri uyu mugore witwa Mariera Nguwande, avuga ko uyu mugore bagiye baryamana inshuro nyinshi cyane, ahubwo ko nta video yigeze afata uyu mugore kubera ko ngo uyu mugore atigeze abyishimira ko bafatana video. Gusa Balthazar akavuga ko uyu mugore nawe ubwo ngo yari yarakunze Balthazar ngo nubwo atarazi neza ko yaje kumuneka, ngo ariko byibuza ku munota nyuma ngo uyu mugore atangiye gukunda Balthazar, ngo aribwo mu mpamvu ngo amakuru uyu mugore yatanze hari aho yo yagiye abeshya. Ndetse Balthazar akavuga ko amafaranga yahaga uyu mugore yasangiraga n'umugabo we kandi ngo umugabo w'uyu mugore n'umusirikare ukomeye, bikavuga ko kuba yaratezwe uyu mugore ubwabyo bigaragara ko umusirikare cyangwa se umugabo w'uyu mugore atari yizeye umugore we neza 100%, bityo ko n'umugabo w'uyu mugore ngo yakaba yakurikiranwa bikarebwa neza ko nabo yabatajya mu bandi bagore, kuko ngo nta mpamvu igaragaza neza ko waba ufite umugore ukunda kandi wizera ukamusheta kundi mugabo ngo amurongore ugamije kugira ngo ugire ibyo uneka cyangwa se ibyo ugeraho. Balthazar akavuga ko atari wenyine uryama n'abagore bakomeye mu gihugu, bityo ko harimo n'abandi baryama nabo, cyane cyane ngo avuze ku mugabo w'uyu mugore witwa Mariera Nguwande wemeye kuba yatega umugore cyangwa se yakoresha umugore ngo arye kuryama na Balthazar kandi azi neza ko ari umugore we yishakiye bafitanye n'abana. Balthazar akavuga ko bitumvikana neza ko umugabo ukunda umugore we yamwohereza kuryamana n'undi mugabo atizeye neza 100%, ngo ntabwo byumvikana. Uyu niwe mugore wihariye mu bagore bose basambanaga na Balthazar, niwe mugore muto mu myaka mu bagore bose kuko afite imyaka 28 yonyine y'amavuko. Amazina ye nyakuri ni Isabella Oburu. Uyu yasanganywe kuri konti ya miliyoni zirenga 3 z'amadolari y'amanyamerika. Mu kuyobya uburari yirinda ko azafatwa, ayo mafaranga yagiye yabika muri banki zigiye zitandukanye mu bihugu by'Iburayi ndetse na Amerika, ariko andi mafaranga menshi bayamusanganye iwe mu rugo irayishe munsi y'igitanda cye, abitse neza kandi mu note z'amadolari. Uyu mukiregura yavuze ko ari amafaranga yahawe na Balthazar amubwira ko nayabika neza azahabwamwo andi menshi, kandi ko ayo mafaranga ahuriweho n'abayobozi bakuru, gusa ngo ntabwo Balthazar yigeze amubwira abo bayobozi abari bo. Ngo Balthazar kandi yamubwiye ko aramutse atekereje kuyacikana cyangwa se kuyiba bitazamuhira, kubera ko ngo buri ntambwe atera yose abacunzwe n'abantu atazi, bityo ko niba yifuza kubaho agomba kubika ibanga kandi akirinda kugaragaraza ko afitiye umururumba ayo mafaranga. Uyu mugore ntabwo yoroshye uyu turi kureba, kuko uyu ni mushiki wa minisitiri w'inganda ndetse n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu gihugu cya Guinea, ni bwana Don Antonio Oburu Ondo. Ni umwanya yahawe kuva tariki 3 z'ukwezi kwa 2 2024. Uyu mugore kandi yari afite akazi k'ubunyamabanga buhoraho mu kigo gishinzwe gutunganya no gukwirakwiza amashanyarazi mu gihugu kuva mu mwaka wa 2022. Ni umwanya bivuga ko yawubonye kubera musaza we ukomeye, ndetse bikavuga ko uyu mugore uyu mwanya kugira ngo awugereho abikesha uyu nguyu musaza we. Uyu mugore kandi yiteguraga kuba yarushinga n'umukunzi we, ni umuhungu wahoze ari minisitiri w'intebe bwana Francisco Pascal Obama Asuwe. Uyu mukobwa kandi akaba anafite umwana w'umuhungu w'imyaka 7, ariko se uwo mwana ntabwo azwi. Hagaragaye video zirenga 7 uyu mugore aryamanye na Balthazar, ndetse mu bo yaherukaga kuryamana nabo uyu mugore nawe akaba ababarizwamo. Uyu mugore kandi afashwe ibizamini n'ikigo cy'igihugu gishinzwe iperereza kugira ngo barebe ko uyu mwana yabyaye w'imyaka 7 y'abataramubyaranye na Balthazar Engonga. Ibi ngibi byakozwe kugira ngo bacukumbure neza kugira ngo bamenye kubera icyo umwana w'imyaka 7 uyu mugore yabyaye atigeze ashaka gutangaza ise, kandi ise w'uyu mwana w'umukobwa, ndavuga papa w'umubyara, yarahuze ari minisitiri w'intebe. Ntabwo byumvikanaga neza. Uyu mugore nawe ubu ngubu tuvugana akaba yaratawe muri yombi, ndetse nawe akaba abitswe hamwe na mubyara wa Balthazar Engonga. Nawe byagiye bivuga ko yagiye agira uruhare mu kuba yaragize akarusho ko kuba yari yihariyeho, ko kuba nawe yaragiye yiba amafaranga y'igihugu abyiba, ndetse akagenda ayishira mu byaro we kugira ngo atazamenyekana. Uyu mugore nawe rero ku myaka 28 nawe akaba ari muri kesi ya Balthazar Engonga, ndetse uyu mugore akaba akekwa cyane kuko amafaranga yasanganywe n'amafaranga menshi cyane, bikaba bivuga ko yagize uruhare runini kandi rufatika kugira ngo Balthazar abashe kuba yanyiriza amafaranga y'igihugu
uyu mugore akabiceceka ndetse ntagaragaze ko yaba hari icyo yari abiziho, kandi Balthazar yaragiye yiba amafaranga menshi. Uyu nguyu nawe akaba yaratawe muri yombi gutyo. Uyu nguyu ni mubyara wa Balthazar, ndetse bivugwa ko uyu mugore ari we wagiye aha pasi Balthazar cyangwa se ahuza Balthazar na bariya bagore bose, nubwo uyu mugore atarazi neza ko Balthazar yabafataga amavideo. Uyu mugore amazina ni Miriyedi Nsuwenchama. Mama w'uyu mugore avukana na papa wa Balthazar. Uyu mugore yavukiye mu gace kitwa Bata muri Guinea iwabo, ariko amashuri ye abanza na kaminuza byiga muri Espagne muri kaminuza yitwa Nebrija i Madrid. Uyu mugore arubatse, ariko bivugwa ko we na Balthazar batangiye kuryamana kera cyane akiga muri kaminuza. Uyu mugore rero niwe Balthazar yatumaga ku mugore yabaga yumva yakunze, ngo ari nubwo uyu mugore we ubwe ku giti cye yabonaga umugore akumva aramukunze akifuza ko yamuhuza na Balthazar, ubundi Balthazar nawe akazarongoraho kuri uwo mugore akumva. Uyu mugore nawe akurikiranyweho kugira uruhare mu gusesagura umutungo w'igihugu, kuko amafaranga menshi Balthazar yapfushaga ubusa yaribwaga n'uyu mugore. Uyu mugore nubwo yari afite akazi muri Guinea, ariko umuryango we uba muri Espagne, umugabo ndetse n'abana be babiri babyaranye. Imwe mu mpamvu zumvikana zo gusesagura umutungo w'igihugu ndetse nuko amafaranga menshi umugore yatakaza agatega indege za hato na hato agiye kuri umuryango we. Anashinjwa kandi kuba yaragambaniraga abagore bagenzi be, kuko muri video Balthazar yari afite nta video y'uyu mugore n'imwe igaragaramo, kandi uyu mugore we ubwe yiyemereye ko yaryamanaga na Balthazar inshuro kandi nyinshi. Uyu mugore mu kwiregura yavuze ko abagore bose Balthazar yagendaga arongora ngo biturutse ko uyu mugore wagendaga bahuza nawe. Uyu mugore yavuze ko abo bagore bamusabaga ko yazabahuza n'umugabo uzi kurongora, kuko ngo abagabo babo bagore ngo babaga badashoboye kubashimisha, bityo ngo abagore bakaba barifuzaga umugabo ubarongora uko babyifuza ndetse ngo akabashimisha. Arimo mu mpamvu zatumye ngo uyu mugore we ubwe ku giti cye agenda bahuza na Balthazar. Nuko yireguye avuga. Umugabo w'uyu mugore utuye mu gihugu cya Espagne mu mujyi wa Seville yavuze ko mu gihe cyose uyu mugore we yaramukarekuwe n'ubutabera, ngo nawe atajya kumurega asaba gatanya. Yavuze ko atakwihanganira kubana n'umugore w'indyarya kandi ubeshya. Yavuze ko ngo uyu mugore witwa Nsuwenchama ngo yamubwiye ko yari isugi, ndetse ngo bashakanye amubeshya ko ari isugi, ngo ariko ngo umunsi uyu mugabo yaryamanaga n'umugore we yasanze ngo atari isugi. Ngo nuko amubajije, uyu mugore amubwira ko ngo impamvu ngo ubusugi ntabwo arimo kubona ngo bwatakaye akiri muto yanga atwaye igare, ngo ariko mu by'ukuri ngo nta mugabo bigeze baryamana. Ngo nuko uyu mugabo we aramwizera cyane. Uyu mugore kandi ngo yagiye abeshya umugabo we kenshi ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ngo ariko ngo uyu mugabo akimara kubona ibyizi video ndetse n'izi nkuru za Balthazar ngo yahumutse amaso, bityo ngo uyu mugabo akaba yiteguye cyane guhita ajya kurega uyu mugore agasaba gatanya agatandukana nawe. Yavuze ko atashobora kubaho ubuzima bwo kubeshya ndetse no kubana n'umugore ubeshya, akavuga ko atashobora kwihanganira umugore umeze gutya, ko isaha n'isaha igihe cyose yaba afunguwe ngo nawe azahita ajya kumurega ubundi bagatandukana. Uyu ni murumuna wa Balthazar, bamwita Balthazar Ejo Engonga. Aba mu gihugu cya Espagne, ariko amashuri yose yayize mu gihugu cy'Uburusiya. Yavukiye mu gihugu cya Guinea mu gace kitwa Ibebeyini. Arubatse afite umugore n'abana babiri, ndetse nawe bivugwa ko mbere yuko ashaka umugore yabanje kukanyuzaho. Bivugwa ko yikundiraga abakobwa b'abazungu cyane, ndetse hari kamwe mu tubari dukomeye muri Guinea benshi bemeza ko ari akabari ke. Ako kabari nako kashyizwe mu majwi muri hano mu hantu Balthazar yajyanaga abagore agiye gutera akabariro. Uyu murumuna wa Balthazar kandi yiganye n'umugore wa Balthazar, ndetse ngo ni nawe arangiye Balthazar uwo mukobwa birangira amurongoye. Uyu munsi umugore wa Balthazar bafitanye abana 6, ndetse umugore wa Balthazar we yivugiye ko nta cyana kimwe ashinja umugabo we ko yamubabariye. Nubwo abantu benshi bavuze ko uyu mugore yabikoze nta bundi buryo afite kugira ngo asigasire umutungo w'umugabo we ndetse n'icyubahiro cye. Ubundi umugore wa Balthazar ise ni umunyakiba, naho nyina akaba umunyagini. Uyu murumuna wa Balthazar kandi yigeze gukora muri sosiyete icuruza itumanaho mu gihugu cya Guinea, nabwo aza kwirukanwa azira gutera inda umwana w'umwe mu bayobozi b'iyo sosiyete, nubwo nyuma yaho byaje kwemezwa ko bitari ukuri. Uyu munsi umugore wa Balthazar we avuga ko yiteguye kuba yabonera cyangwa se hafi umugabo we kugira ngo amuvane mu kaga n'akangaratete arimo. Uyu mugore avuga ko ibiba ku mugabo we ntawe bitabaho, ndetse anavuga ko abagabo benshi mu gihugu cya Guinea nabo bafite abagore bandi bajya kuryamana nabo. Uyu mugore kandi avuga ko ibyo bavuga ko ngo yanduye sida ntabyo azi, kuko nta sida afite. Ari imwe mu mpamvu zituma uyu mugore akomeje kwirukanka inyuma y'umugabo we, areba ko byibuze umugabo we yabumwera agataha ubundi akita ku bana. Uyu mugore avuga ko abana babo bakiri batoya, ko umugabo we aramutse afunzwe nta wundi wamufasha kwita kuri aba bana, ariyo mpamvu asaba urukiko ko
rwagira inkoni izamba cyangwa se rwaca inkoni izamba kugira ngo rwite ku mugabo we bityo agaruke mu rugo yite ku bana kuko umugabo we nta gihe kinini afite cyo kuba yaba muri gereza kandi ngo hari ubundi burwayi afite n'ubwo uyu mugore ntabwo yigeze atangaza akavuga ko yifuza kubona umugabo we ataha akicara imbere y'abana be kandi umugore akomeza avuga ko kuba umugabo akomeje kugaragara mu itangazamakuru kenshi ngo biri kugira ingaruka ku bana be bakiri batoya kandi ngo bizabagiraho n'ingaruka no mu gihe kizaza bityo ko yumva ko urubanza rwakabaye rusubikwa nubwo ibyo umugore yifuza nyine urukiko cyangwa se ubutabera n'ubuyobozi batabyumva. Uyu ni Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ni Madame Maria Consuelo Nguema Uyana akaba anafitanye isano mu muryango wa perezida w'iki gihugu Nguema Mbasogo. Uyu mudamu nawe ubwe yashyizwe mu majwi mu bagore Balthazar yagiye aryamana nabo kandi ari abayobozi muri kino gihugu. Uyu mugore nawe video ze ntabwo zigeze zigaragara hanze ziri mu zasibwe. Uyu mugore bityo bikavuga ko amakuru amuvugwaho yo kuba we na Balthazar baragiye bagirana umubano nta hantu wayakura bituye nuko nyine video zamaze kuba zasibwa. Gusa Balthazar mu kuburana ko yavuze ko afite ibindi bimenyetso simusiga bitse kandi atahita atangaza aka kanya akavuga ko azagenda byifashisha gake gake bitewe n'ingingo zaba bagezeho. Yavuze ko benshi bazatangara kandi bazumirwa mu gihe azamaze gushyira hanze bamwe mu bayobozi benshi bishi inyuma yo kuba bagiye kumugerekaho ibyatigeze akora kandi nabo ubwabo atari shyashya. Balthazar kandi yireguye avuga ko amafaranga yose ashinjwa yose atayemera, avuga ko yagiye akora neza ko nta mafaranga yigeze yiba, akavuga ko abagore bose yagiye aryama nabo bose yagiye abatereta kandi ko atabarusha amafaranga. Yavuze ko abagore hafi ya bose twagiye turyamana ntabwo mbarusha amafaranga, niyo mpamvu rero muvuga ko kuba amafaranga ntacyo byari gutanga kandi ubwabo bafite amafaranga menshi. Yavuze ko harimo abagore b'abayobozi bakuru abo bose ntabwo nabarusha amafaranga, harimo abagore b'abaminisitiri muzi gusa ntabwo anga yavuze amazina ye arimo mu mpamvu zatumye uyu nguyu Maria Consuelo Nguema Uyana akekwa. Uyu nguyu akaba ari Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere. Uyu mugore ni umwe mu bagore bakomeye mu gihugu cya Guinea kuko yagiye akora mu myanya y'ubuyobozi igiye itandukanye kuva mu mwaka w'1999 kugeza uyu munsi aracyakorera igihugu. Uyu mugore rero ni umwe mu bagore Balthazar bivuga ko yaba yaragiye nawe arunguruka akinjira mu myanya y'ibanga bakagira uko babiringaniza. Uyu ni umugore w'umwe mu bagabo bakoranaga na Balthazar muri National Financial Investigation Agency. Uyu mugore yamaze kwahukana ndetse nawe yavuze uburyo yaryamanye na Balthazar agira ibyo abivugaho. Umva ko yabyivugiye. Hari muri weekend ubwo umugabo wanjye yari yagiye gusura abana ku ishuri aho bigaga. Balthazar nk'umuntu wakoranaga n'umugabo wanjye yari afite amakuru neza ko umugabo wanjye adahari, nuko Balthazar adusura mu rugo. Yansanze ndi mu rugo gusa ntabwo ari ubwa mbere yaraje mu rugo, yari asanzwe ahaza ariko ntabwo njye nawe twaryamanaga. Uwo munsi Balthazar yaraje arambwira ngo ko niriwe mu rugo njyenyine byagenze bite, mubwira ko umugabo wanjye adahari ariko ari buze kumugoroba. Nuko Balthazar arambwira ngo nanjye umugore wanjye mu rugo ntabwo ahari, nabuze aho natembera ariko uyu munsi ndumva nshaka kuba naganira kandi nkafata n'icyo kunywa. Nuko uyu mugore akomeza avuga ko ngo nahaye Balthazar icyo kunywa turaganira. Ku mugoroba bwaho nibwo hageze mu masaha y'amasaa 9 gutyo ushyira saa 10 Balthazar ambwira ko arushye kandi yifuza kuba yakwirambika. Ndamubwiye ngo nta kibazo rwose wakwirambika. Ajya ku buriri, ageze ku buriri ngo aratelefona. Icyo gihe yatelefonye umugabo wanjye amubaza aho ari. Umugabo wanjye amubwira ko akiri mu nzira kandi ngo aragera nyuma y'amasaha agera kuri 4. Balthazar wari uri ku buriri yarambwiye ngo nimuzanire amazi ashyushye akandagizemo ibirenge. Narayazanye ngeze ku buriri mu cyumba cy'abashyitsi abone namujyanye ngo abaryamye, ambwira amagambo ateye ubwuzu. Yarambwiye ngo rwose kankubwiza ukuri, njye n'umugore wanjye bisa nkaho urukundo rwanjye rumaze kuba rwagera habi. Ndabizi ko ukunda umugabo wawe kandi umwubaha, ndabizi ko utapfa guca umugabo wawe inyuma. Nanjye rwose ni umugambi nahoze mfite kuva kera ko ntaca umugore wanjye inyuma, ariko ndagira nkubwire ko n'uburibwe gusa mbayemo. Umugore wanjye ntabwo akinyumva. Umugore wanjye rwose ngira mu rugo akanjugunya ku ruhande, ntabwo ashaka kunyikoza, sinzi impamvu. Ngo umugore wanjye cyo dupfa nta kindi ngo nuko namubwiye ko asuzugura abana bacu. Kuva icyo gihe umugore yararakaye, muri make mbayeho nabi. Uwo mugore akomeza avuga ko Balthazar amubwiye ngo ndagusabye ihangane byibuze rimwe gusa
nta nubwo nkusabye ko turyamana, oya, ndifuza ko wansesa byonyine biraba bihagije nubinkorera, ndakwinginze. Ngo nagize amakenga menshi nyuma y'igihe kirekire cyo kunsaba ibi ngibi byose, ngeze aho ndarambirwa ndemera. Umunsi bwa mbere nibwo twaryamanye, arataha. Hashize icyumweru Balthazar yampaye impano ya parufe nziza cyane kandi ihenze, ndishima cyane. Umugabo wanjye mubwira ko iyo parufe nayihawe n'inshuti yanjye twiganye iba mu kimwe mu bihugu by'i Burayi. Kuva uwo munsi wundi nakomeje kugira ndyamana na Balthazar, kandi kenshi kugeza ubwo yafataga amavideo ambwira ko ari urwibutso rw'ubuzima bwe bwiza atazigera yibagirwa. Yamfashe video ambwira ko kuva umugore we yamwima ngiye nkemera kuba namubera igitambo, nkemera ko turyamana. Atereka mfate video y'urwibutso nta muntu nzayereka, nkizera nk'uko nawe unyizera. Nutamvamo nanjye ntabwo nzigera nkuvamo, nta muntu uzabimenya, nta n'uwo nzabyereka. Ni ibanga riri hagati yanjye nawe kandi ni ibanga rikomeye. Nuko nguko naryamye na Balthazar. Gusa uwo munsi rwose nsabye imbabazi umugabo wanjye ahari, nsabye imbabazi mama na papa, nsabye imbabazi abana banjye bose. Ntabwo rwose nari mbigambiriye kuba nabababaza, ariko nimpabwa amahirwe ya kabiri umugabo wanjye ndabizi arakazwa n'ubusa. Nahisemo kuba nahunga nkimara kumenya ko amakuru yose y'ibyabaye hagati yanjye nanjye na Balthazar byamaze kuba byagera hanze. Ariyo mpamvu rwose nahisemo mfata umwanzuro ko ntazongera kugaruka mu rugo keretse umugabo wanjye niyemera ko atazamuhohotera, atazankubita. Ndabizi umugabo wanjye azambabaza, ariko rwose musabye imbabazi, kandi nsabye imbabazi buri muntu wese. Munsabire imbabazi umugabo wanjye bari mu gihugu. Ni ubutumwa ntanze kandi butanze nivuye inyuma. Abwije ukuri ko rwose ntazongera haba ukundi. Ibyabaye byampaye isomo, kandi ntabwo nzongera gutesha umugabo wanjye icyubahiro ndetse n'agaciro. Bisabye imbabazi mbivuye ku mutima, ndabasabye kandi abinginze mugire umunsi mwiza. Ntabwo nanjye nzabyongera ukundi. Uyu ni umugore wahoze ari minisitiri w'urubyiruko ndetse na siporo, ni Madame Patricia Ayekaba. Uyu mugore nawe akaba agaragara muri video aryamanye na Balthazar. Umugabo we yahoze ari minisitiri w'urubyiruko ndetse na siporo mu mwaka wa 2022, gusa umunsi ntabwo akiri mu nshingano. Binavuga kandi ko umugabo w'uyu mugore nawe ari umwe mu bagiye banyereza amafaranga, ari imwe mu mpamvu zatumye video z'uyu mugore nawe zishyirwa hanze. Uyu mugore yigize byinshi atangaza ndetse anavuga ku byatumye we na Balthazar baryamana. Umva uko uyu mugore abyivugira: mbere ya byose mbanje gusaba imbabazi papa wanjye ndetse n'umugabo wanjye n'abana banjye. Mu by'ukuri mu buzima bwanjye nakoze ikosa kandi nazigira nibabarira habe na rimwe. Kuryamana na Balthazar nabikuze mbikunze, ariko ntabwo nari nzi neza ko bizangiraho ingaruka zingana zitya. Umugabo wanjye akimara kurwara diabete numvise ko ubuzima kuri we burangiye, kuba twagira umubano tugirana hagati yanjye nawe mu gitanda. Ariko kuva uwo munsi kugeza uyu munsi namaze kumenya agaciro ko kuba ufite umuntu ukunda kandi uguhora hafi. Uko nirengagije urukundo rw'umugabo wanjye dufitanye abana bagera kuri 4, none uyu munsi ndimo kwiruka inyuma y'umuyaga. Icyubahiro cy'umugabo wanjye nari mfite ndetse n'icyanjye namaze kuba nakijugunya, ndicuza. Nsabye imbabazi igihugu cyanjye ndetse n'ubuyobozi, umugabo wanjye, abana banjye ndetse n'abo twiganye bose. Nsabye imbabazi itorero ryanjye nasengeragamo. Ntabwo ikosa nakoze nzaryongera ukundi. Imana yo mu ijuru niyo ikwiye kuba yampa imbabazi ikambabarira. Nakoze amakosa menshi, naracumuye rwose, ndihanye kandi mbikoze mbikuye ku mutima. Ntabwo nari nzi ko Balthazar Engonga yangaraguza agatakangira gutya. Yaje anshukashuka, anyizeza byinshi. Yaje ambwira ko nubwo umugabo wanjye afite ikibazo cy'uburwayi kandi kaba nawe yarakizi, yambwiye ko nta mpamvu yo guheranwa n'agahinda ko agiye kumba hafi ngo Balthazar yifashishije imbaraga zanjye z'umubiri nkeya nari mfite icyo gihe, abasha kungusha kugeza turyamanye. Rwose ndabisabye kandi mbisabiye imbabazi ko ibyabaye bitazongera kubaho ukundi. Nababaje umugabo wanjye arwaye, kandi umugabo wanjye ari njye wakabaye muba hafi mu bihe nk'ibi ngibi. Narahiye kera tukiri abakobwa n'inkumi, namubwiye ko nzamubera Rosa n'abakambira Jacques, ariko uyu munsi rwose ntabwo mbashije kuba nabigeraho kubera ko ndatsinzwe mu rukundo. Sindiwe imbere y'abana banjye, sindiwe imbere y'igihugu cyanjye. Kuba uyu munsi ubwambure bwanjye burimo gucicikana hirya no hino ku isi ntabwo ari ibintu bishishije umubyeyi nkanjye. Birababaje cyane. Natesheje kuzuza abandi babyeyi tungana, ndetse uyu munsi mfite ikimwaro ku maso yanjye. Ntabwo nkibasha kuba nasohoka mu nzu ngiraho ntarabukira, kubera ko abambonye bose ntabwo bakimbona nk'umugore, bahita babona ishusho yanjye nambaye ubusa. Tekereza ku myaka yanjye 46 kugaragara ahantu hose hirya no hino.
ari njye wambaye ubusa, ndi imbere nambariye ubusa umugabo utari umugabo wanjye tutasezeranye. Ibaze bikubayeho, bisaba umutima ukomeye cyane kugira ngo wihanganire ibintu nk'ibi ngibi, kuko ntabwo ari buri mugore wese washobora kwihanganira ibintu nk'ibi. Ariyo mpamvu benshi bahisemo ko barangiza ubuzima bwabo, atari ukubera ko biyanze, ari ukubera ko ipfunwe n'ikimwaro batashobora kubyihanganira. Mu by'ukuri icyubahiro cy'umugore gishingiye ku mugabo, ariko njyewe nahisemo gushaka icyubahiro cyanjye gishingiye ku mubiri wanjye njyewe ubwanjye. Nasanze ntacyo bimaze. Iyo umugabo wawe atubashwe cyangwa se ngo umwubahe wowe nk'umugore, ntacyo umaze, kubera ko byose bari uguta inyuma y'umuyaga. Iyo rero niyo mpamvu nanjye uyu munsi meze nk'ugusorera mu rucaca, kubera ko ibyo nabibye byose mu myaka yagiye itambuka, uyu munsi namaze kuba nabitera inyoni. Mu by'ukuri sinzi uwundi we, sinzi icyo ndi cyo muri aka kanya, sinzi. Biteye isoni n'ikimwaro, biteye ubwoba, sinzi kubyumvisha ko wapfa kubyumva wowe gutyo gusa. Ibaze ku myaka 46 kwibona ubonwa n'abana b'imyaka mike cyane, abasaza, abakecuru, abantu utazi kandi utazigera uhura nabo mu buzima bwawe bwose usigaje ku isi, bose bakuvugaho kandi bakuvugaho uburyo bugiye butandukanye, bakuvuma, bakuvumira kugahera. Bimaze iki? Ni igisebo, ni ikimwaro. Ibaza abana banjye, abakazana banjye, abuzukuru banjye mu myaka izaza icyo bazamvugaho. Nanjye ubwanjye sinzi icyo ndi cyo. Bisabiye imbabazi, mumbabarire, ndasabye kandi ntabwo nzongera, ndatakambye. Nimunyumve, mwumve ko ibingibi byambayeho bitazongera kubaho ukundi. Zari Engonga, uyu mugabo benshi bita ko ashobora kuba yarahawe amafaranga kugira ngo ashyire ubwambure bwiyamamaza igihugu cya Guinea kuko kitari kizwi. Abandi bakavuga ko uyu mugabo yaba yarazwe, mu gihe abandi bavuga ko uyu mugabo yaba ari gatumwa kugira ngo asabye igihugu cye. Abandi bakavuga ko uyu mugabo Balthazar yaba yarafite amasezerano akomeye cyane n'ibigo bicuruza filimi z'urukozasoni kugira ngo gishakire amafaranga. Bose bakomeje umunsi kwibaza, ese mu by'ukuri umugabo yashakaga iki? N'umusore witwa Balthazar, uyu mugabo yize muri Amerika ndetse yiga no mu gihugu cy'Uburusiya. Ni umwana wavutse ku mubyeyi umwe w'umuzungu, ise akaba ari umwirabura, ariko na nyina ntabwo ari umuzungu wuzuye kuko nawe yari metisi. Uyu Balthazar umuryango we ni mugari cyane kuko afite bashiki be bagera kuri 3, barumuna be 2 na mukuru we umwe, akagira ababyara be barenga 7 n'abandi benshi. Uyu Balthazar umuryango we hafi ya wose wibera hanze. Bikavuga ko uyu mugabo n'ubundi yasanze nta cyinshi afite aharanira cyo kuba kiri muri iki gihugu, aho yavuze ko ibyo yakora byose no muri niyo ntacyo byatanga, ariko we agakora ibyo yifuza. Uyu Balthazar yagaragaye mu rukiko aburana, nyamara uyu mugabo we yakomeje kugenda akana ibyo aregwa, avuga ko abayobozi bakuru aribo bagiye banyereza amafaranga bagamije kumwubikaho uruswo. Kandi Balthazar avuga kuri mubyara we ushinjwa mu kugira uruhare mu kumuhuza n'aba bagore, akavuga ko arengana. We avuga ko aba bagore yagiye abitiritira ndetse abandi bakagenda bamuherezaho abandi. Ni ukuvuga ngo bagiye aryamana nabo bagiye bamuhereza abandi bagiye baryamana nabo. Ni ukuvuga kandi kugira ubyumve neza, umugore Balthazar yabaga arongoye yaragendaga akabwira mugenzi we ibyo Balthazar yamukoreye, nawe akamuzana ubundi akabaryamana cyangwa se bakabarungura. 30% by'abakobwa b'Abanyagine Equatorial bashaka mbere uko bageza ku myaka 18, naho 9% by'abakobwa bashaka abagabo bashaka batageza byibuza ku myaka 15, mu gihe abahungu bo bashaka abagore nabo batarageza ku myaka 18 abenshi. Ariyo mpamvu kino gihugu gishyirwa mu bihugu abagabo bemere gushaka abagore benshi, dore ko kino gihugu nubwo leta itemera ko umugabo agomba gushaka abagore barenga 2, ariko ntabwo itegeko ryubahirizwa bitewe nuko iyo ubashatse rwose mwabyumvikanye barabasezeranya kandi mukabana. Nubwo hari itegeko rivuga ko bitemewe, ntabwo ariko ryubahirizwa. Igihugu cya Guinea Equatorial ntabwo cyari kizwe mbere yuko iyi saga ya Balthazar ijya hanze. Nubwo kino gihugu ariko mu mwaka wa 2015 cyari cyakiriye imikino nyafurika y'ibihugu AFCON, gusa benshi ntabwo kino gihugu bakikibukaga bitewe n'uko ni igihugu kiri ahantu kure cyane ndetse nta bintu byinshi bikivugwamo, ndetse kikaba kinatuwe n'abaturage bakeya. Kirimo mu bihugu rwose muri Afurika usanga nta makuru yawo avayo menshi, cyangwa se usanga abantu bagikurikirana umunsi ku wundi. Nubwo kiri mu bihugu bifite abaperezida ndetse akaba na perezida wa mbere muri Afurika umaze igihe kinini ku butegetsi, Bwana Mbasogo, umaze imyaka irenga 40.
uyu mugabo yatangiye kuyobora kino gihugu kuva ku itariki 12 z'ukwezi kwa 10 1942. yari asimbuye nyirarume witwa Francisco Macias Nguema, ariko n'ubundi uyu mugabo afatwa nkaho yatangiye kuyobora kino gihugu kuva muri 79. uyu mugabo yari umusirikare ukomeye cyane ndetse afatwa nkaho ari we perezida wa kabiri wa kino gihugu nyuma y'uko kibonye ubwigenge. uyu munsi rero uyu mugabo akaba akiyoboye kino gihugu, nubwo bivugwa ko babyara be nabo bari muri bamwe mu bo uwitwa Balthazar yagiye aryamana nabo. Balthazar kandi avuga ku mugore w'umupasiteri wavuze ko ngo yamusindishije kugira baryamana, akavuga ko uwo mugore ngo ari we ubwe ku giti cye yamwisabiye ko baryamana. yamubwiye ko umugabo we nta mwanya muboneraho kugira ngo batere akabariro, anamubwira kandi ko ngo amwikundira, ngo amukundira inzobe ye, bityo ko ngo aramutse amwemereye bakaryamana byamushimisha. Balthazar kandi avuga ko hari abagore benshi cyane mu gihugu, benshi kandi bakomeye, ngo bamubonaga yaje mu nama bagakunda uburyo aganira ndetse n'uko avuga, bakumva bamwikundiye gusa bakamutumaho. we yavuze kandi ko ati njyewe nari mfite irari ryinshi cyane rwose, rero iyo babaga bifuza ko dusangira nk'icyayi cyangwa se ibindi, njye narazaga kandi kuko mfite irari ryinshi, wajyana indwara nirwariye, naragenda kandi nkakora ibishoboka byose kugira ngo turyamane. gusa akomeza avuga ko abagore bose bagiye baryamana nta mwana urimo, kandi ko bose bakuze bazi gutekereza kandi ari abagore b'abantu bakomeye, bityo ko n'ubwenge bwabo amashuri bize abemerera ko bazi gutandukanya icyatsi n'ururu. akavuga kandi ko aba bagore bose yagiye aryama nabo hafi ya bose nta n'umwe yigeze asindisha. avuga ko bose babaga ari bazima, n'ikimenyimenyi akaburana avuga ko aba bagore bose uko bapangaga kugira ngo bahure ku nshuro ya mbere cyangwa se ya kabiri, hari n'abo bahuraga rwose agasanga ngo batambaye utwenda twabo tw'imbere, ngo ubwo babaga baje biteguye icyo kigomba kuba cyaba. akavuga ko rero mu gihe umugore yaje kukureba atambaye akenda ke k'imbere kandi abizi neza ko agiye guhura n'umugabo utari we, ubwo ngo yabaga azi ikimuzanye, ari imwe mu mpamvu zatumaga Balthazar aryamana nabo. abajijwe impamvu yatumye aryamana n'abo bagore n'icyatumaga amenya ko batambaye utwenda tw'imbere, avuga ko ubwo babaga bicaranye yabakoragaho akabona baremeye, bikarangira aketse ko ubwo nyine bifuza ko baryamana kuko yabaga amaze kumenya ko nta kenda k'imbere bambaye. ibi byose Balthazar abivuga nta manga cyangwa se abivuga yemye. nta soni afite. uyu mugabo utagaragaje ubwoba bwinshi ubwo yabazwaga ndetse anahatwa ibibazo, yavuze ko yiteguye kuba yagaragaza ukuri kose, yavuze ko yiteguye kuba yakora ibishoboka byose. we yavuze ngo mugende murebe abagore banyu bababwiza ukuri, njyewe ibyo mungerekaho ntabyo nigeze nkora, ndarengana, ntabwo ari njye wagiye ubashuka, ntabwo ari njye wagiye ubabwira ngo bareke gukora ibingibi ibi n'ibi, bo ubwabo bagiye bashaka ko turyamana kandi babyifuje kuva kera. rero njye ntabwo navuga ngo gutya na gutya, gusa hari amafaranga menshi yagiye anyerezwa kandi akanyerezwa ubwo uyu nguyu Balthazar yari ari mu kazi. hari izindi video zagiye zigaragaza ko uyu mugabo Balthazar yaba koko afite uruhare mu kunyereza amafaranga yifashishije ikoranabuhanga, ndetse ari kumwe n'abayobozi bamwe mu gihugu batigeze bagaragara. uyu munsi minisitiri w'intebe cyangwa se vice perezida wa kino gihugu cya Guinea ni umuhungu wa perezida Bwana Theodore Nguema Obiang Manguwi. yamaze kubashyiraho itegeko ko mu biro byose ahantu hose hagomba gushyirwa kamera zigaragaza ibiba biri kuba. ni itegeko yamaze kuba yashyiraho. uyu mugabo w'imyaka 56 yamaze kuba yatangaza ko mu gihugu cye bagiye gukurikirana buri kantu kose kandi akantu ku kandi, ku buryo abayobozi basambanira mu kazi bagomba gukumirwa, nubwo nta gihano gihari muri kino gihugu gihana umuntu wakoze ibintu nk'ibi ngibi. hari benshi badatinya kuvuga ko kino gihugu cyaba aricyo kiri inyuma yo kugira ngo cyamamare cyangwa se kimenyekane muri Afurika, kugira ngo abantu benshi barusheho ko bagenda bagisura, baje gusura kino gihugu ndetse no gusura abagore babo, nyuma y'uko Balthazar amaze kuba yaba igitambo mu kugaragaza ibibera muri kino gihugu. benshi bavuga ko kino gihugu nta n'umwe wari ukizi mbere y'uko Balthazar atangira kuvugwa. ni igihugu rero uyu munsi utapfa kumenya ngo ese mu by'ukuri Balthazar urubanza rwe ni ikinamico cyangwa ni ukuri. Balthazar wambitswe amapingu nk'igisambo ruharwa kuva ku kirenge kugera ku mutwe, ahantu hose uyu mugabo akomeje kugenda avugisha abantu benshi ku isi. biragoye kumenya ese mu by'ukuri ninde urimo kwigiza nkana hagati y'aba ngaba bombi. tuzakomeza tugenda ducukumbura byinshi kuri iyi nkuru. ntuzacikwe ikiganiro cy'ubutaha mu rukiko noneho Balthazar aburana imbona nkubone.